wa ino Kigali kandi bireze byahatana Kigali ubundi ngiye nabwiye ngo Kigali ukuntu isigaye imeze urareba ukavuga ati no iyi ni behind the scene ariko ntabwo Kigali ubundi hari akantu kajya kabibonye ikintu kigutunguye tuvuga ati this is Kigali this is our city kabisa harahiye no seru rukundo ngwino hejuru ry'ibambe nayiteguye isimbo ngo sijye uhasanye nkuririmbire sanzure sendereze sinde mbwira rukundo uri umusore ukaza ukambwira ngo urankunda sibyo je nimba mbona ko nzagukunda nanjye mpita nkubwira ko ngukunda none birabije byo kuvuga ngo nzagusubiza ngo tuzaze tujye kuri no niba mbona nzagukunda ariko wateye intambwe bwa mbere kabisa oya ahantu gere umugabo ahora ari umugabo n'umusore kabisa narabikubwira n'ubushize umugabo azahora ari umugabo nta gihe na kimwe bizahira azajya nta gihe na kimwe ntago bikunda muri kano kandi kumwe na Alice Masinzo ngo yemeze biti ibintu ni sawa cyane ibintu ni sawa cyane ibintu ni olala ku mafime yawe wana yanjye bwite yitangiye kuvuga gutyo wasangwana ati oya arisho winyibutse umuntu bambwiye ngo ariko se ngo ndenda gutije izo sandari ngo wagutije filme atamuraburiza nkuko namuraburije shawahora n'icyo ya naratwe nutwo nihamahamyo wihamahamyo wa mbwira sasa rero kugira ngo uhiteho ugutyo ukuntu usa ukuntu wisize ku minwa hejuru ku bitsike cyo kumenya atari kubireba neza hose mubimanure mu bisirano kabisa okay mbwira byagufashe umwanya munini cyane uyu munsi biragaragara ko niyitayeho nimakiye pe uyu munsi rwose ntago uyu munsi ntago bya oya ntacyo ku byose it's okay oya ntacyo tumusubiza ariko ndabikora uyu munsi biragaragara ko hari ukuntu ibintu bimwe na bimwe byahindutse urumva natinze muri miroir un peu nk'iminota iyo nari nsanzwe nkoresha hongeyeho nk'indi nk'icumi iminota 10 yose nese mbwira kuki uyu munsi washatse ko bihinduka ako gatushe urumva buri munsi ntabwo umuntu wese abyukira iburyo hari n'igihe ubyukira ibumoso hari igihe ubyukira moso n'iryo ariko uyu munsi nabyutse kubera ko nabyutse njya muri sport mva muri sport ndaza nkora utuntu mu rugo ndavuga okay uyu munsi mfitanye ikiganiro na Gerard reka ngende nkore na makeup umunsi wanjye urangire wose ari sawa cyane umeze neza ese mbwira iyo wambaye neza cyangwa kwiso makeup nziza ukabona muri miroir no mu mitekerezo birahinduka mood irahinduka uretse n'ibyo niyo nta muntu ubikubwiye wumvaga indaga ako ubundi turabizi ahantu abakobwa batandukana n'abahungu umutipe we kumubwira ngo urasa neza wambaye neza umva you guys you don't care ariko umukobwa asazambare neza agakweto kamuhenza agakanzu cyangwa ajye noneho cyane ko makeup aba makeup artist banahenda uraheza ntumubwire ngo basi ndabona hari ukuntu byagenze yo uwo wumvaga yenda kakwisha nk'ubu utabimbwiye byihorera Imana ishimwe pe yarezuma ko maze kukubwira ko usa neza kandi izo rinete zirakubereye menya ugiye gukora ikiganiro utazambaye ndakubwira uratwika neza no kubiteho izo rinete nabaye muhinzi mbwira iyo umuntu akubwiye ngo urasa neza muri wowe wumva umeze gute iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza shakira reka mbwize ukuri agakompliment kose yari positive kararyoha yego cyane buriya sinye n'umuntu hari ukuntu umuntu ajya kuvuga ngo wambaye neza akambwira mpijana oya pe je mitambwira nimva urakoze byahato saho ukuye ntago uzi mana yanjye uba byaguhenze uri n'umukobwa wahereye ryari wikoraho ukabona umunsi wijeme
wishime ntagahinda ushize twakoze ikiganiro turi kumwe abantu baragikunda ikintu cya mbere nese nkubwiye Alice urakunzwe sicyo kintu nakubwiye kabisa warabimbwiye wabonye comment nyinshi cyane nyinshi bavuga Alice turagukunda dukunda uburyo ukora ikiganiro kuri radio dukunda amagambo yawe abantu benshi rero Kigali ndetse na Kigali gusa no kwisa abantu stress zabaye nyinshi cyane iyo banye umuntu ari kuvuga ibintu wowe utatinyuka cyangwa ukumva ari kuvuga ibintu ukamuroka ni wese utega amatwi ugaseka ukishimka ukavuga okay nagace kagutunguye abantu benshi batu ariko cyakoze reka mbabwize ukuri naje gusa ni yanyu noneho iyi ni ihetse ziyo abantu benshi ngo byarabatangaje ngo kuba ngo ndi singo like ngo ni gute ufite umusore uri public figure ukora gakondo donc ugira uburyo bwo kugenda ahantu henshi hatandukanye n'abantu benshi batandukanye how nawe yakomwaje nose ngiye kwamamaza ubunye kwa rubangura kiro ya mikoro muge ni ibintu bya hano hahiye abakope ni miliyoni ariko ikintu cyashimije ni ukuntu umuntu wese jera naga ari ukwirarira umuntu wese arebye kiriya kiganiro yarishimye no kuri pe icyo nanjye narakibonye washimishije abantu mbwira ibyishimo bikuru ubundi kugira ngo nawe utange ibyishimo afite ari ikintu yirwa mvuga nanjye mu kiganiro dukunda gukora na Michel nanjye kuvuga ngo no tugikorana kugira ngo ntabwo agirize nagashiya nako wakomeje kandi kwamukusha kaje na Michel dukunda kuvuga tuti utanga icyo ufite iyo ufite urukundo urarutanga iyo ufite ibyishimo urabitanga iyo ufite umunabi urawutanga iyo ufite urwango urarutanga wowe waduhaye ibyishimo nka biri bikura he Jeff ngira principe mu buzima biriya bintu abantu bajya bavuga ngo natwe ariko turabyumva ngo ukora neza ngo ukazayisanga imbere urumva jewe making sure ko ahantu ntanze ibyishimo uko byagenda kose simba nzi ngo nejo cyaje bundi ako giye birangaye donc je ndikunda ubundi jera ndikunda pe ku rwego rushimishije kandi niba nikunze ndagomba kuguha ibyiza kugira ngo nawe feedback yawe ize impi ibyishimo yonge kugaburira yes ni devoir yanjye yo gushimisha kugira ngo none se mbwira kugira ngo wikunde ubashe kugira ngo ugire ibyishimo wikundute kugira natwe ndabitubeho duhora dusika dore dutanga ibyishimo duhora dushe kuganira wikundute ubuzima rero buri munsi uko umunsi wije ugira icyo umenya ugira experience wunguka ugira ijambo rya vocabulaire wunguka ugira abantu bakujyanye muri sens negative bahari ukabashya ku mutwe yes ni ukuvuga ngo umunsi kugira ngo uhere mu gitondo ugere ni mugoroba uba wahuye n'ibintu ingeri zose wakubwiye nabi wakubwiye neza wakubwiye akajambo keza wakwibye wakudesovye aho bunguki mbese umunsi ujya kurangira ikoze nka evaluation ukavuga ati umva ahubwo naho ndarwana so jewe rero ubundi negative vibe ntago duhuza mu buzima bwose ntago bikunda kabisa bivuze ngo iyo uhuye n'umuntu akakugira nabi akakubwira nabi umushyira mu gatebo ke ku buryo utongera kubonana nawe oya ndaniyeranje ahubwo buriya hari ukuntu abakobwa tujya tugira ngo gusiba nimero ngiye nkusiba mu mutwe kuko nimero nta kintu bivuze anytime ushobora gushaka nimero yawe mfite nayisaba ntabwo nayibura ahubwo ngiye hano mu mutwe ndavuga nti sasa ngiye n'uyu nguyu kugira ngo tuzahurire kuri dodani feruje zisakabaka ibintu bitwike ngomba kugendera kure inzira zanyu ziri parallel zitandukanye ewana ku buryo nkureba nkavuga nti ntago bikunda cyakoze mu minsi yashize mu myaka yashize pana mu minsi yashize batagira ngo n'uyu munsi niko ikimeze hari ukuntu abantu bakundaga kunyinjirira ofete ntabwo ari uko ari igihe baboneranaga ahubwo nuko nabihaga umwana ugasanga umuntu akwinjira Imana akaba yakubwiye nk'amagambo atari meza akaba yakwereka ko uciriritse uri hasi iyo namenye ko ako kantu gafite ushaka kunyera ko ndi hasi ciriritse cariya nanye cariye mbere kuntu naremeze sasa rero hari ukuntu nagukinyaga inkoro kugira ngo unkunde kwa tuntu mbese uko gucinya inkoro ko kugira ngo nkunde kugira ngo gutese uyu munsi ntabwo kwemeze cariya nanye cariye niba utanyiyumvamo ufite benshi banyiyumvamo yes icyo ngicyo nicyo abantu bagomba kumenya hari guca bugufi cyane ukarenza bitera agasuzuma n'ukuri iyo umuntu umweretse ko utamufite utabaho niho akurira ariko iyo umweretse ko nawe wishoboye ukamwereka ko ufite inzira yawe
akwirukaho. Iyo niyo principe y'ubuzima. Noneho ikindi dufite ama experience menshi Gerard, isi tubamo, ibyo tugenda twumva. The American story. Mbere yuko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application, ntibakakubeshye. Igihe cyose ububizi ko uwo muntu uri guca inkoro cyangwa uri kwereka kuri hasi y'ibirenge, hari umunsi ibyo bintu bizarangira. Niyo waba uko waba umeze kose ku isi, ubuzima bwiza bwose ubayemo hari igihe buzarangira. Ubuzima bubi bwose ubayemo buzarangira. So better ko wowe noneho wowe umeke inzira zawe ziharura. Hakiri kare. Nta mpamvu kugira ngo ube ku isi ucinye inkoro ku bantu, nta mpamvu kugira ngo ube ku isi wumva kuri hasi y'abandi, ahubwo making ashobora ko kuri ibishoboka byose kugira ngo inzira zigende neza, ziharure. I know, you know. Ziharure. Ibindi byose cyane bagukurikira. Yes, no kuvuga ngo inzira zawe nuziharura urakora akazi kawe neza, uraba example muri famille yawe, abo mukorana uraberera imbuto, nawe ubwawe uzikora igihe ureba muri miruwari uko we wenyine ukavuga ati ahubwo harahiye. Ukabona ni yanyuma. So ibyo bintu rero ngiye niyo principe. Ibintu byanye making ashobora ko nabikoze. Sinishyira hejuru, urumva ntawe nsuzugura ariko sinzemera nsuzugura. So tugendanemo neza. Ni uburenganzira bwo ufite imyaka y'ubukure, niba bidakunda keba nayo ewana ukijuje. Mbwira kimwe mu twaganireho hamwe ikintu cyitwa kubyibuha. Ntabwo byushye cyane by'umurengera ariko nanone isushi yakoze akazi. Ari cyane bavuze bati arise wiyakiriye gute ko twebwe byatunaniye arise nabonye amakomante warabibonye. Izo vibes nibyo byagufashije kugira ngo abantu batakwinjira batangiye kuvuga kuki utananuka kuki bimeze gute. Gusa nanone Gerard hari ikintu tutakwibagirwa, hari na background y'umuntu ubirira konta. Yes, bitewe nuko abantu wahuye nabo uko wakuze kuzagera igihe biragufasha mu mikurire yawe. Ni kwa kundi bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Kuvuka twese turavuka, ariko gukura uko turerwa biba bitandukanye. So ibyo kuvuga rero ngo ndabyibushye ngo nguriya myenda ngo ntago ari umuntu ubyibushye, urumva ngo umuntu ubyibushye ngo ntago yambara ngo utuntu ngo tumufashe, urumva ngo ntago yambara mu buzima busanzwe. Bakinyarwanda Umva mu buzima busanzwe jewe nta nubwo umva wavuga ibyiza nk'iyo nambaye mini. Sibyo nambaye akantu kagufiye. Mbona bambwira ngo wambaye neza, urasa neza, you know birakubera. Nkumva abandi ati oya rwose tubabarira. Nakwambara ibirebire. Ati ibyo bintu ntago bikubera. Tugerageza rwose. Zahite mukiyambarira ubusa rero niba byose babikora. You get so none jewe ngomba kubanza nkikunda. Nkamwe ni imyenda ni yanjye nayiguze. Nirihe itegeko rihari ko uyu mwenda ari wabananutse uyu ari wawe byose. Iryo tegeko mu itegeko nshinga birimo. Hari mu itegeko y'Imana 10 arimo. Uraza umbaze. Witwikire wimanukire. Imana ije niba nezerewe. Ni nama iyo nezerewe jewe. Ibindi kuko ndabizerega nta uzara ahantu hari ubuki. Haza utuntu tw'udushishi, utuntu turi ahantu cyangwa ahantu hamenetse isukari, bakurikira inshishi zikurikira uturyohe. Parasite. Justement niba ngereho nishimye. Ndabira babivuze rega kubera ko nabaye show barisho. Nese mbwira commentaire wabonye avuga bati arise ku cyambara ibintu gufashe kandi ubyibushye ukibuze bana kuncura yago ntumbeshye. Ntago nkubeshye. Ntago zakobaje. Ntago zambabaje. Ntago rwose zambabaje. Kubera ko first of all ndabizi ko mbyibushye. That's number 1. Ikindi cya kabiri ndikunda. Ikindi cya gatatu none ufite n'abantu bankunda pe. Bahora bama compliment. Yes, abo bahora bama compliment nziza. Zinyubaka zifite aho zingeza. Kandi hari n'umuntu ubizi ko adashobora kukubeshya. Mu buzima turakosa, ntago mvuga ko mpora ndi perfect, nshobora gukosa, ariko se umuntu mbonye rimwe kuri YouTube. Who are you to judge me? Like for real. Ikindi cya kabiri ntago kuri kose rero kuvuga. Hari ibintu aho kugira ngo uvuge ibintu bimubabaza ubishyire ku karubanda. Why not utajya in box ngo umubwire ati sasa rero duhindure. Abantu dushaka kuvuga ngo tubone ko navuze runaka yavuze byagiye hanze,
ariko iyo tugarutse ugashyiramo umuntu kubera iki wowe wumva wasohora cyane ikintu umuntu kimubabaza akubwira ikintu kimuba izo ni negative comment cyangwa ni point of view yabo hari n'abandi none bagushimaga bati ari se burya ayo magambo yakurehe ku buryo uganira ati mumureke yavuye mu rugo yirebye ati niba yikunze muramubaza iki so niyo mpamvu nyine niyo mpamvu buri wese afite point de vue ndatekereza ugiye kubikurikira wazasanga waragiye sansinike bamwe bajye iburyo ukagira ibumoso bamwe bicara abandi bagahagarara abantu baragukunze gukundwa bimeze gute gukundwa none n'abantu benshi abakuze batakuze gukundwa byo bimeze neza cyane biryoha gute natoye yego I know gukundwa cyakoze ni umugisha that's number 1 kugira abantu bagukunze b'ingeri zose abantu bo muri Etats-Unis baranyandikiye Belgique baranyandikira France baranyandikira Allemagne baranyandikira so mu gihugu n'abantu ntabanzi ko barebye n'ikiganiro numva ati mva wo mwana we ati maze kureba inkuru yanjye ati cyazo masi ariko nkavuga ni wow ngiye rwose ndamukomeze mu nkunde uko nanjye mfite urukundo nzarubaha wumva muri wiyongere ko nk'ibiro bingahe wumva muri we mbese bimeze gute umuntu akubwiye ngo ndagukunda cyangwa bakwetse urukundo nka kuriya biturutse ku byo ukora hari abantu ajya kuri radio waranze ugasanga afite abantu benshi ahubwo bamwanga kwenza bamukunda bite nuko avuga bite n'ibyo avuga wenda atazi you know ariko ukagira imana ukabona abantu bagukunda ndetse benshi cyane wumvaga bimeze bite shajera nyine uba wumva urabona ukuntu iyo utetse inyama ubimushyiramo uturungo ukuntu agahumuro kagenda kazamuka ushyiramo umunyu ushyiramo wumva ukuntu bigenda bizamuka nanjye nuko mba meze ni ukuvuga ngo iyo nkiva hano mba nishimye mu buryo busanzwe uko ngenda ntera intambwe uko ngenda mbona comment uko ngenda bigenda byiyongera ku buryo kwaho navuga ngo umuntu yishimye ngo ibiro birongera ahubwo naragiye nko kwa Rubangura igice kimwe ikindi hano gusa biraryoha uraryama ukumvira ndetse ukabyuka ukumvira rugutsha nta muntu n'umwe ijambo ryiza ritubaka niyo mpamvu duharanire kuvuga ibyiza dukuri pe tubwiye n'abantu bagenzi bacu icyiza kibariho tubahe compliment nziza cyane ku buryo hari ijambo rimwe nigeze kumva bidutwara isegonda rimwe kugira ngo tubwire umuntu ko tumukunda tubwire umuntu ko asa neza tubwire umuntu ko yakoze neza ariko we bimutwara ibinyejana n'ibinyejana kugira ngo yishime iteka ijambo rimwe umubwiye rigutwara isegonda rimwe ariko bimutwara igihe kinini cyane bifata igihe kinini cyane mu mutima we ibyo byishimo bimufata igihe kinini cyane kubera iryo jambo amubwiye so rimubwire yishime by'igihe kinini cyane ikindi tujye tumenya n'ibyiciro tubanyemo n'abantu niba ngiye Gerard dukorana tubonana buri munsi uko Gerard azanyisanzuraho siko undi munyarwanda wese tutabonana tuzakorana azaza akanyisanzuramo ibyo ntabwo ari ibintu ni ukuvuga ngo niba wowe ukuntu waza ukambwira ikintu siko n'undi yaza akambwira so ni na maturité kumenya ngo uyu muntu uri runaka ndamubwira gute tubanye gute uhuye n'umuntu ntumuzi siko mbona ukomeje kumbana icyuki we yego Kigali nijye mukobwa i Kigali w'icyuki mbese ni wowe mukobwa i Kigali w'icyuki ni jewe abenshi ubimpaganya se ni icyuki wabuze umugabo ute komantere nyinshi cyane zagiye ziza ari sanabeshye nta muntu n'umwe wabyemeye gusa umugabo wo gushyira mu rugo cyangwa externa okay gusa yengira principe zanjye oya wetse gato cyane oya winsubirishamo Gerard komeza ntacyo externa weekend oya gusa nta kibazo cy'umukope cyangwa cy'umugabo gihari rwose ntacyo ndemeze natoye yego watoye n'igipfuzi ushize ramwihakanye se oya ntabwo namwihakanye ahubwo ni bwa buryo bwo kugira ese ntabwo ujya uryoshye n'ibiganiro oya gute se ushobora kuryoshya uvuga ko nta mugabo ufite nta mutipe ugutereta ariko uretse ko nta n'uhari ndabyibutse naje kubona buriya ngo nyine umuntu nyine ajya ahantu akabona niko bimeze ngo i Kigali nta mukobwa n'umwe uri hakupure ngewe undi bijya bina
I Kigali nta mukobwa n'umwe ufite umukopi, nta musore ufite umukopine, bimeze bite? Ni ikibazo. Je navuze ntokereka nanjye mvuga ko nta umenya ari par seconde cyangwa ari n'ugukina za match amicale. Bansubona akantu gato cyane, umusore w'umu externa akina externa, akuba muri externa akora ataha dusobanura icyo kintu ntabwo ari kucyumva. Oya neze n'icyo tumva. Uyu mwana agiye kwiga muri secondaire baramupakira akamana ivarisi akagenda akarya muri interna, barya bibi barya byiza arabirya. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783380986. Igihe cyo kuzataha kikagera. Uwiga externa rero, ari externa arabyuka mu gitondo akafata breakfast yiwe, saa sita yakumva adashaka kurya ntarye kubera ko azi ko ari butakarya ibyo ashaka. Urajya umusubiza iki kirenze. Bivuze ngo n'umuhungu akora ataha. N'urucabana. Bana yanjye. Ino Kigali kandi bireze bya hatari. I Kigali ubundi ngiye nabwiye ngo Kigali ukuntu isigaye imeze. Urareba ukavuga ati no iyi ni behind the scene ariko ntabwo Kigali. Ubundi ari akantu kajya kabibonye ikintu kigutunguye tuvuga ati this is Kigali. This is our city. Kabisa. Harahiye. Mbese bwe nk'umutipe next ukora ataha. Gerenze ko burya abakobwa ari bakora bataha. Ubu byarahindutse mama. Ubu abatipe basigaye baraturushije. Bagakora bataha tu. Ana mufite n'ibintu kuntu abatipe baturira mu mibare. Umutipe usanga afite nk'amajinisi nk'atatu. N'amashati atatu. Ukabona nkuko Jadi yiyambariye indani wambayemo na t-shirt. Nugenda ukarara ahantu ijinisi rwose ushobora no kuyambara n'icyumweru. Agashati kawe uragafata ya t-shirt wambayemo udegaje ugende nta cyangwa niyo wanagasigaho ejo nidura uzaba wabaye undi muntu. Ibyo bikoroha ku basore. Ku mukobwa rero bana kugira ngo uzabone umukobwa nyine wambaye style ku buryo ejo azomba aba yambaye biba bigoye. Niyo mpamvu ura n'umuntu ati waraye mu giti irondo ryari riko waraye ureba bwakiye umeze ucuri ukanuye. Ndurumva rero ko gukora rero externe abatipe biborohera cyane kurenza abakobwa. Ni ya nyuma. Sasa rero ku bantu banagukunze bakunze uburyo uzi kuririmba, kuntu byose ubihuza, ufite talent yo kuvuga ku radio, gutanga amakuru, ukagena talent cyangwa impano yo kuririmba. Iyo ubona byose bifite, byose biri muri wowe, ubifata gute? Buriya rero nuko mbifata nta kundi nuko binezeza, ndabyishimira pe cyane cyane kuririmba byose une autre partie de moi niko navuga. Iyo mbabaye ndaririmba, nakwishima nkaririmba, ahantu ubuzima kuririmba no ubuzima. Kuririmba no ubuzima. Dushaka indi ndirimbo, hari umuntu muri kano kandi ndashaka turirimbe indi ndirimbo yifuza. Arenga wambo ubundi ngo nta umuntu uko byahindutse abantu basigaye birenza agashyushyu bakarenzaho n'akabenzi. Ako nta muntu warinze gakondo yambaye filime. Ntabwo bikunda. Ese icyo kuvuga? Ibintu birahinduka mana. Uzashaka n'amasunzu yo kuba amameshi. Oya menshi bwo bote y'umukobwa bigomba kubihera. Yago se ubu nasora nk'umugeni namwe yago Kigali. Banyambura nango bameze. Okay, twagiye. Kandi rebe n'ufite urukundo rwinshi muri njye. I know. Uzana rutange. Umuntu wese unzi arabizi ko mba mfite akantu gatoya ngomba kumuha. Ku rukundo se? Kuya nawe yishime. I know. Nutekereze cyane. Reka ndirimba karimbo ka Cecile nk'umumama w'inshuti yanjye nkunda cyane. Nk'umuhanga.
ngwino serukundo ngwino ijuru ryibamenye ndayiteguye isimbo ngo ngusige uhasanye nkuririmbire sanzure sendereze sinde mbwira rukundo inzira yose waje wari umurindwazuba nagize impungenge kw'imirasire yaryo ikuza ukongeraho ngwino serukundo maze umpobera n'ubwuzu ndeba ubwo bwiza bwuzuye uruhanga bwibunze uhasanye ineza irahagwira ngwino serukundo ngwino simbi nkunda ryakakuruta izuba rya nyirade nk'inyange inyambi ikwiye ngwino se ngwino urukundo mbese urampindukanya ari urukundo ndarubahaye urampindukanya ari urukundo ndarubahaye kandi mbona akarimbo uzi ko keza cyane uririmba ngo twinduka uri muntu njyemba numva ni nko kugenda hejuru y'amazi nese mbwira nzi ko nzi indirimbo za Cecile Kayirebwa ariko iyo ndirimbo numvise uyu munsi nabahindure Waduhinduriye. ndaririmba indirimbo rwose kugira ngo muzamenye mbere ko tujya ku yindi ndirimbo uririmba urukundo indirimbo ikomeye cyane wifuza umugabo umeze gute wujuje iki kugira ngo ahite yumva ahari niba natankandidatira avuga ati njye meze neza ndi mu kizuru sha umugabo nifuza ubundi aba agomba kuba ari jye aba agomba kuba yishimye aba agomba kuba ari umunyamurava n'ibyo ubundi se wifuza umugabo ntabwo mwifuza ariko hari igihe kizagera nkamushaka nkashakwa ugashaka ariko uramwifuza uramushaka oya kwifuza bijemo ibindi bintu oya ntabwo nifuza umugabo ahubwo umugabo we agomba kumushaka umugabo agomba kugushaka ariko ntugomba kumushaka tuzashakana ariko ntuzabanza kumushaka nuko ugomba kubanza kumushaka ese ntuzi ko umusore ubanza gutera intambwe atayiteye oya nta cyabaye disons ari umusore warebye ukamukunda we Alice uti ahantu uyu musore aje kuntereta ariko nta kintu yibwira nta kintu wakora wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane so kubeshya ntabwo nabwira umusore ngo namukunze Yesu we ni impamo ya Mungu ugapfiramo niyo waba uvugira ngo oro zikaza aha hose hakuzura agenda amasinzo oya abatipe kenshi abatipe babwiye ko bakunda hari ukuntu bitabasaho
ariko ntabwo ari bose abenshi nyine rega n'ubundi ibintu byose ntabwo biri bimwe ariko kenshi ni kimwe nuko hari utabwira ko umukunda kandi akabona ko ufite urukundo nturumwereke ntubimubwire ati umukobwa ntabwo akunda bihagije kuki atabibwira mujye muvuga wowe se uramubwiye uyegiye nk'ubu Gerard uri umusore ukaza ukambwira ngo urankunda sibyo je nimba mbona ko nzagukunda nanjye mpita nkubwira ko ngukunda none birabije byo kuvuga ngo nzagusubiza ngo tuzaze tujye kuri no niba mbona nzagukunda ariko wateye intambwe bwa mbere kabisa oya ahantu rero umugabo ahora ari umugabo n'umusore kabisa narabikubwira n'ubushize umugabo azahora ari umugabo nta gihe na kimwe bizahira azajya nta gihe na kimwe ntago bikunda okay ubwira tutuyimbe indirimbo ese ko mfite urukundo rwinshi Yesu ego kigange ananiwe mahoro kandagira umutima niringiye yuko ntazamubura muzima Imana yampaye nushaka nigitangaza nzagisaba nkiguhe ntacyo nazakora ngo ngushimishe mu buzima Imana yampaye nagute divanziza mu mutima ugukunda nayitatse zahabu na diyama byose ni ibyawe mukunzi ntukite kubivugwa hino by'abatazivanjiri bagaye imitima yikundanira kandi ari itegeko ry'Imana uguhuka byagitindi uwanjye arajimije ntabwo mwabyumva uko bindaka kuroga nzajya mukunda njye umuzi nzajya mukunda njye umuzi uzajya mukunda uwo muzi kabisa abandi mubyiho bavemo tugana ku musozo ndabona bari kugenda abwira twavuze ku byerekeranye n'urukundo twavuze ku byerekeranye no kubwira abantu amagambo meza kandi akwiye byanze bikunze hari abantu navuga ngo bafite umutima utari mwiza ushobora no gusanga bashaka kusangiza abandi si kubitamo filime zawe birahindutse ubu turimutse birahindutse nk'uwo muntu navuga ngo akenshi ugira ikintu navuga ngo cy'umutima mubi akagisangiza n'abandi wabwira iki yewe abo bantu rero icyo nababwira ni ukugerageza ujye umenya ko niyo wakora ikintu wenda njye sinkimenye ushakaho ikibi ujye umenya ko n'Imana ikureba njye sinkureba mu buryo buri visuelle n'ahantu hose uri ariko ujye umenya ko Imana ikureba so biba byiza iyo ukoze ikintu cyiza kuko n'ikintu cyiza kiratugaragarira twese kandi twese twagushima tukaba twanagusabira n'indi migisha niyo ukoze nabi same story nibyo bikubaho wakwishimiye mu isi mu ijoro ko utabizi ukuntu bizagenda kora ibyiza ku isi mu ijoro wabona bonema ntacyo ariko iyo ukoze neza ku isi uraryoherwa ku isi no mu ijoro bakazaguha haki agasangiranye no kabo
byanze bikunze kora ibyiza ku isi mwana kora ibyiza ku isi we never know wasanga uzajya n'ikuzimu wabwirwa n'iki kandi unishime ku isi kuko wasanga n'iryo joro ritariho yes kuko nta wagiye ngo azatubwira ubuhamya uko bimeze hari wagiye watubwiye ngo Kristo baraza kuba Gerard urimo uragumura abakristo oya yo niyo bihitiriyo nta turimo twishime ku isi dukore neza ibyo mu ijuru ntitubizi yego yes nubundi baravuga ngo utera uburezi arabwibanza yes banza wowe entourage yawe aho uri abakwegereye ibindi ubundi imico itatu yizeho ni iyihe myiza imico itatu niziho icya mbere cyo ntago ndi igisabo usangira n'abandi kabisa icyo mfite turagisangira that's number 1 undi muco wa kabiri sinkunda kuvuga amagambo mabi ngiye ku bantu yego niyo nshaka kugira icyo nkubwira ndakwegera abikubwira uwa babiri tugashwana cyangwa twumvikana ariko ntago ngenda nsiga abantu ntuvuga ikindi cya gatatu undi muco ngira mwiza nuko ntanga ibyishimo nyine uzi umuco yego uratanga cyane mbese nurucaba yo harahiye rero Gerard nawe umva kapce n'ikiganiro umva nzavuga ni njye Alice ndatanga sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose ibaze ko turi gutanga promosiyo guhera ku 120 gusa tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro tugane tugufashe nimero zacu ni 07 8 3 7 80 ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza mani cyateze nzagukubitisha inkuba oya akujye muri shataito y'ibintu mba numvise mu kiganiro oya ibintu byo gutanga no kudatanga se ariko gutanga ni byiza uzabe nyira kigune se oya umuntu agize n'Imana yagira ibyo atanga I know kajya ugira nk'ibintu nk'ijana ukihera abantu bakanezera n'ubundi ntiyari uzi ko utazabyibuka na suko cyangwa se ugira ngo abavuna muheto barabimenya ntabwo babimenye bajye bitangira Kigali ntiyari yaje n'ubundi umutima biryoha binasangiwe kandi biryoha bisangiwe defu eshatu wiziho wenda wagerageje kuzireka ariko byaranze burya indwara y'irase irakira ukiri indwara y'irata defo eshatu yizeho iya mbere yo ntago ndi umuntu uhita uvuga ikintu direct ngira ngo n'ubushize narabivuze yego ewana dushaka kuvugana tukarakaranya nkazabikubwira hashize nk'ukwezi kandi muri uko kwezi ntago mba nitwara nk'indyarya yego no nitwara nyine bikurikije n'ibyo wankoreye iyo ni defo ndakeka ngo biba byiza iyo ubivuze bikarangira iyindi defo ya kabiri ngira se buriya ni iyihe we kwikunda se buriya ni defo iyo bibaye too much ukumva ko byose bigomba kuba kuri wowe icyo twita ego okay je ndikunda rero sinzi nari defo ako bidakabije egoisme se oya no super egoiste rwose kuko ngewe kwikunda nuko ari byo wikunda bikafekta abandi kukumva ko byose biri au centre de toi biri kuri wowe tu ase kubundi defo nizi ndumva nta nizo ngira ubundi zose ninki nta defo gira oya turahari ariko si utwahatari ntabwo twadahari dushaka no kuzara ari nk'ijana ariko kwa kundi tutari utwahatari nkaba ntanatuza ahubwo muri comment muzazishyira abantu bandi ni iki wikundaho cyane ku mubiri kweza byose kintu nikundaho ku mubiri yego ko ari iya nyuma guhera ku kirenge kugeza ku mutwe hejuru ni iya nyuma nkunda skin yanjye skin ufite skin nziza y'inzobe yes nkunda skin yanjye nkunda intoki I love my fingers nkunda n'ikirenge ikindi nkunda nuko ndeshya I know ufite uko nganaho nkumpora mbikunda buri munsi kungana byo sinjya mbirebaho ikindi nkunda se niki nkunda na n'ijwi ryanjye ijwi ryawe talent yo kuririmba igendanye n'ijwi byose ariko
nahaye tubwigendanye no kubyina kureza ko njya mbyina ni irihe jambo ryiza wabwiwe mu buzima ukavuga uti ni iyanyu hari noneho iyanyuma izihetse indi n'indi ihetse ijambo rya mbere ryanejeje ni ukumbwira ko nshoboye mu bintu nari ngiyemo mu mwuga w'itangazamakuru yego I know niyo compliment yanjye ya mbere yanjyohe kumva abantu utanakeka ko bakumva bakubwira ati mva wicaye neza uri sirmezire wicaye ahantu hawe pe komereza iyo compliment rwose nirihe jambo ribi wabwiye ukavuga uti aha none mvuyeyo amajambo iyo nshobora kuba nyumva kenshi kuko nkuko ubundi igiye muri kamere yanjye kuko ndallergique ku magambo mabi niyo ntonganyije nkumva mpita numva neza ubwonko bugiye nko mwino ry'igikoma ijambo nabwiwe se ribi ni irihe ntaryo jambo ribi ndabwirwa ku buryo numva ibifu byimutse n'amata tugana ku musozo igihe unasoje ndagushimiye kubana natwe ese undi watanga nimero ku muntu wifuza by'umweko kuzagwa nk'ikiraka cyo kuririmba ahubwo ako kantu reka nkavuga abantu bose muzarongorwa cyangwa muzarongora cyangwa abazi inshuti zabo ababa hanze abo mu gihugu mu makazi ubwo murabizi ko njye ntanga ibyishimo bagomba kuguha amafaranga nawe bagomba kumpa amafaranga nanjye nkaba ibyishimo Yego nimero yanjye muzampa akazi sohora abageni ndirimba mu makwe amaniversaire yishyuye kandi murabizi ko njye ntakunda ibintu biciriritse abo bikunda kubita ukoze kuri izo net bitabyigaragara ntabwo rwose ibintu bya make ntabwo bikunda ariko mu makazi sohora abageni mbaririmbe muri anniversaire ndirimbira abana bavutse ibihozo tuje kuvuza impundu umwana wibarutse mwiza byose no kuririmbira abageni ibintu nk'ibyo ibintu byose biregeranye no kuririmba harimo n'ibyishimo ariko nutanga nimero y'udutelefone yego umuntu ukubwira ibintu bidahuye ubu rwose ntafata nimero y'udutelefone yewe nta muntu n'umwe twapfa nimero jera niyo nsohotse gato nkahura n'umunyegare ni urugero kamwe ati masi wambaye nimero tuyipfe kuri ibyo uzakwitaba kufite umwanya ntabwo nakwima nimero ahubwo ninjye ugomba kumenya ngo uyu muntu ndamusevinga ndamukipinga cyangwa ndamushyana induba hari abashyira nimero zanjye rero 07 8 2 37 46 90 yego 07 8 2 37 46 90 uzishaka nasubiza inyuma sibyo uzishaka nasubiza inyuma yumva aho nazivuza uzi ubwenge uzimuka ariko ikindi rero bazahamagara bagiye kumpa akazi yenda no guteretara ukuntu twahengekeramo ariko ingingo nyamukuru ni akazi ashaka kuza igitipe cy'ikiboga ugasanga icyo kibaye n'umugabo wawe winevana twagaruka nawe n'izina ry'Imana ni mama ya muntu Jera ari nubwo hari umugabo 5 uzampamagara ngo uti Jera uriya mugabo uriya natashye watahiye ubukwe buriya namukwe mu kiganiro cyawe shaka bisi nimero ntiyari yayifatiye urumva nyine mwabasore mwe mwese ndacyareba kandi umuntu bizahura arisa n'umwana mwiza muzamufate neza kirisekera kirivugira nta mutima mubi nta n'ubura sinzagucura sinzakwiba nta kintu kibi nzagukorera akuziyeranga nawe ukirimo utuntu tw'utuvuta ibintu bise neza wajya uhora wisekera kuririmba aha ngaho ibaze nawe ni ubucabana